Speaking the truth is risky, but you do it because it is right. Even when it costs you something, even when it is unpopular. Despite some loud noises and voices, President Macron took this step. Bati nimutankorera ibiti n'amabuye byo bizabikora. Ubu ngubu arabanze kuvuga amateka y'u Rwanda ngo bavuga ukuri kwa nyako ku buryo bakomeza guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Akenshi bakabica hejuru bakabivuga uko babishatse bitewe n'icyo bagamije cyangwa se bitewe n'icyo bashatse kumvikanisha. Ariko kandi ngo biratangaza cyane ndetse biranatungurana cyane kubona bera biganjemwo abo hakurya yongiye mu bihugu byagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ari bo bafati ya mbere bakajya mu isomero cyangwa se bakajya mu icapiro bakandika ibitabo bivuga neza ku bijyanye n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'uruhare rw'abagizemo oro cyangwa se n'umubare munini wabigizemo uruhare ndetse n'abene babo bari hakurya iyo ngiyo. Hari ibihugu bikomeye cyane biri ku isi hirya no hino byakomeje guhakana no gupfobya bitewe n'uko zimwe mu nyungu ngo bakura ku butaka bwa Afurika ari ukugunganisha ibihugu bya Afurika kubiba ingenga bitekerezo ndetse imvururu imidugararo n'ibindi biba biri kuri ubwo butaka ugasanga ngo niho bungukira kuruta handi hose. Mwaramutse tugiye kwinjira mu makuru yacu ya mbere y'iki gitondo. Ni amakuru araza kugaruka ku nkuru ikomeye igaragaza yuko Madame Jeannette Kagame yitabiriye imurika ry'igitabo arabisobanuye. Ni igitabo kigaruka ku mateka ya jenoside, ariko kandi nuza kumva kino gitabo ntabwo cyanditswe n'umunyafrika cyangwa se umunyarwanda, cyanditswe n'umwe mu Bafaransakazi wemera kandi wahaye akanya ke gukurikirana ibijyanye n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda. Igihugu cy'Ubufaransa cyagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Uruhare bararwemeye, basabye imbabazi, ariko kugeza n'amagingo ya haracyagaragara ibikorwa byo guseta ibirenge no kugenda biguru ntege ku bijyanye no gushyikiriza ubutabera abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ngo ni inyungu zikomeye cyane kuri ibihugu by'amahanga byagize uruhare muri ubu bwicanyi ndengakamere bwabaye ku butaka bw'u Rwanda. Turaza kubyinjiramo turebe uko bimeze. Ni igitabo gikubiyemo amakuru menshi cyane, ni igitabo gikubiyemo ukuri kwinshi cyane abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi baba badashaka kumva mu matwi yabo, kandi ni ya nama ikomeye cyane bakunda guhora barwana byo kurwana Rwandanze babihakana. Mwaya makuru yacu ya mbere y'iki gitondo muranyemerera twerekeze ku mpaka z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu nubwo ngo isi yose ivuga yuko M23 Alliance Fleuve Congo yarengereye cyangwa se yatandukiriye ibitarigeze biba ku butegetsi bwa Tshisekedi byatangiye kuba ku butegetsi bwa Alliance Fleuve Congo M23 nyuma y'imyaka 4 abayisilamu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose batabasha kwiziza iraidi cyangwa se batabasha rwose kugira ibyishimo nk'uko abandi bayisilamu babikora hirya no hino ku isi. Ku bwa Alliance Fleuve Congo M23 byakunze barambuka bakava ku butaka bwa Kongo bakaza ku butaka bw'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo abavandimwe nyine babaye abavandimwe. Turaza kwerekezayo imboni yacu turebe uko bimeze. Nitwa Rugamba, ikaze ku makuru yacu ya mbere y'iki gitondo. Turi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu mwaka ni 2025. Reka twagiye gutinda. Madame Jeannette Kagame yitabiriye imurikwa ry'igitabo cyanditswe n'umufaransa cyangwa se cyanditswe n'umufaransa usanzwe ari umunyamakuru, ni uwitwa Maria Malagardi. Kigaruka rero ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni igitabo yahaye umutwe ugira uti arabisobanuye, bisobanuye ngo mbere y'ijoro. Rero kigaruka cyane ku mateka y'u Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Ni mu gihe cyangwa se mu gihe cya jenoside ndetse na nyuma yaho. Marie yagaragaje yuko kuba Madame Jeannette Kagame yitabiriye imurikwa ry'igitabo cye ryabereye isomo cyangwa se ryabereye mu isomero rusange rya Kigali byamukoze ku mutima kandi bimutera imbaraga. Uyu munyamakuru yagaragaje yuko icyo gitabo ari icya gatatu yanditse ku gihugu cy'u Rwanda. Icya mbere rero yacyanditse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, aho cyari gifite cyangwa se aho cyari igitabo ahanini gikubiyemo amafoto n'inyandiko yise The Day After. Icyo cyangwa se ikindi cya kabiri yacyanditse kuri Dafroze
cyangwa se Dafroze Gauthier ndetse na Alain Gauthier bagize uruhare mu guharanira yuko abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi rwose bagahungira mu Bufaransa bagezwa imbere y'inkiko. Ntabwo ari benshi bagiye bifuza gukora kariya kazi mubera bo hakurya ku butaka bw'Uburayi, ariko bake bagiye babikora bagiye bafatwa nk'indashyikirwa. Yavuze yuko kwandika icyo gitabo bigamije kugaragaza ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi, aho rwose yagize cyangwa se yagiye yifashisha abavugwa mu gitabo barimo ababayeho ndetse n'abandi umwanditsi yifashishije mu kubara inkuru ye. Rero kandi yerekanye yuko yahisemwo gukoresha ubwo buryo mu kwandika igitabo kuko bushobora gufasha abantu kumenya amateka ya nyayo, cyane yuko muri icyo gitabo hakubiyemo ukuri gushingiye ku byabaye. Muri icyo gitabo kandi mari inkuru ye cyangwa se uyu munyamakuru agaragaza inkuru ye y'abana batandatu biciwe ku musozi mu Rwanda mu 1993, kandi koko ubwo bwicanyi bwabayeho rwose ni inkuru mpamo. Ibyo bigashimangira yuko jenoside yakorewe abatutsi yari yaranatangiye gushyirwa mu bikorwa mbere y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana Juvenal. Iki gitabo kandi gikomeza kigaragaza uko ibintu byagiye bikurikirana n'uburyo ingabo zari mu Rwanda mu butumwa bwa mahoro rwose zitabashije kuzuza inshingano zazo zo kurinda abaturage. Ni igitabo kandi gikubiyemo ibihe bya mbere ya jenoside, aho umwanditsi rwose yibanze ku guhera mu Gushyingo 1993, Ukuboza uwo mwaka, Mutarama, Gashyantare, Werurwe ndetse n'intangiriro za Mata mu 1994. Rero igice cya nyuma cyangwa se igice cya nyuma gitanga ishusho yuko abavugwa mu nkuru bakomeje kubaho muri jenoside. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda cyangwa se n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yashimye cyane uyu mwanditsi, yemeza yuko igitabo cye gikubiyemo ukuri kw'ibyabaye rwose mu Rwanda. Rero yashimiye Mari kubera yuko yakomeje guhagarara ku kuri no kukugaragaza kandi bitari byoroshye rwose mu gihugu nk'Ubufaransa, kubera yuko wageragezaga kubikora rwose ngo yashoboraga kubiryozwa kubera yuko bisa nkaho kwabaga ari ugutaba igihugu cy'Ubufaransa. Yerekanye yuko hari abanyamakuru benshi cyane bafashe umurongo wo guhangana cyangwa se wo guhakana jenoside yakorewe abatutsi, barimo Stephanie Smith, Jean Helene, Marine Korte n'abandi batandukanye, ariko we akomera rwose kukuri. Ati imyaka 30 ishize ntabwo wigeze uhinduka na gato. Ibi ni ingenzi cyane kandi ndanashimira abo mwafatanyije kuko ntabwo wari wenyine. Minisitiri Dr. Bizimana kandi yashimiye n'abandi banyamakuru b'Abafaransa batinyutse kuvuga ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi, nubwo hari bamwe rwose batakiriho barimo nka cyangwa se nka Jean Chanty, hakaza Pascal Cropé ndetse na Jean Paul Gautine. Abangabo bose rero bamaze kwitaba Imana. Rero yashimangiye yuko muri icyo gitabo cya Mari harimo ibintu bibiri rwose by'ingenzi, nko kugaragaza ubwicanyi bwakorewe abana kandi bari bo Rwanda rw'ejo. Rero abishimangira yuko icyizere cy'igihugu cyari cyakuweho burundu. Hari kandi no kuba ubwicanyi bwaratangiye mbere y'1994. Ati mu yandi magambo hari igice kigaragaza gutegura icyaha, kigaragaza inzira y'ubwicanyi bwagenderaga cyangwa se bwagendaga bukura umunsi ku wundi, atari mu 1994 gusa, ahubwo bwatangiye mu 1990. Rero bukaba inzira igana ku bwicanyi cyangwa se ku kwica abantu. Ibyo bitanga umucyo wo kumvikanisha ibyo bisobanurwa mu gitabo rwose. Igitabo
rero kandi gitanga ibisubizo bimwe na bimwe. Yagaragaje yuko muri icyo gitabo umwanditsi agaruka ku nkuru y'umusirikare w'umubirigi wari mu Rwanda akaza kwanga ubwicanyi rwose bwakorwaga, akiyemeza kwiyambura impuzankano ye rwose kubera kwanga ririya shyano ryari rigiye gukorwa. Rero uwo musirikare wari ufite umukunzi w'umunyarwandakazi yaje gusubira mu Bubirigi, ariko akurikirana amakuru ya wa mukunzi we. Nyuma yaje guhabwa amakuru yuko yishwe cyangwa se yamaze kwishwa. Mu gitabo bigaragaza yuko yagize agahinda gakabije akaza kwiyahura nawe, akava cyangwa se nyine akaza gufata umwanzuro wo kwiyahura. Ibyerekana yuko jenoside yakorewe abatutsi yagize ingaruka no ku bandi batari abanyarwanda gusa. Yakomeje ati iki ni igitabo gishingiye ku kuri rwose n'ibimenyetso, ni igitabo kivuguruza rwose ibinyoma, ni igitabo kivuguruza abapfobya jenoside. Buri gihe iyo igitabo nk'iki gitangajwe biba ari nk'umusumari utewe mu isanduku y'abapfobya. Rero bamwe bari bafite icyizere cyo kubura umutwe binyuze mu binyoma byabo. Rero ibitabo birimo ukuri nk'ibi biba nk'umusumari cyangwa se kwisanduku yabo. Minisitiri Dr Bizimana yagaragaje yuko kuwa 21 Mutarama 1994 Loni yafashe icyemezo cyo kugabanya umubare w'ababungabungaga amahoro mu Rwanda, ikaba ari nayo tariki rwose yishweho umubare munini cyane w'abatutsi hirya no hino mu gihugu. Rero yakomeje asaba abakiri bato kwiga no gusoma amateka y'u Rwanda mu buryo bwimbitse kandi bakayamenya. Rero yabasabye kandi gushyira imbaraga mu kwiga indimi, by'umwihariko Igifaransa, cyane ko byinshi ku mateka y'u Rwanda byanditswe muri urwo rurimi. Yagaragaje yuko jenoside yakorewe abatutsi yakabaye yarakumiriwe kuko ibimenyetso byose by'uko iri gutegurwa byagaragariraga buri wese nubwo amahanga yabyirengagije. Rero yahamagariye abanyarwanda kwirinda guha urwaho abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ahubwo abereka yuko bakwiriye rwose guhaguruka bakayirwanya bakoresheje ukuri. Ati kandi birashoboka. Amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ni maremare cyane. Hari abahagurutse bakora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo bayasisibiranye cyangwa se bayasibanganye, ariko kandi hakaba n'abandi biyemeje guhaguruka mu rwego rwo kugira ngo nabo bagaragaze ukuri kw'ibyabaye ku butaka bw'u Rwanda. Reka dushimire rero uyu mwanditsi Marie, ari muri bakeya bava hariya mu bihugu by'Uburayi bagerageje gukora ibitaragiye bikorwa n'abandi bagiye batandukanye. Ntabwo ari ku mugabane w'Uburayi gusa, ariko kandi ngo biracyanateye impungenge n'agahinda uburyo hari ibihugu byinshi cyane ku butaka bwa Afurika bigihakana bikanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. By'umwihariko nk'ibihugu by'abaturanyi usanga bakiririmba ibijyanye n'ivanguramoko, bahakana bakanapfobya jenoside. Abantu bakibaza impamvu batigeze bakora isomo ku butaka bw'u Rwanda ngo bamagane ikibi hakiri kare kitaretetera ku butaka bwabo. Abandi batari ko ni mu gihe kuko nabo baperezida muvuga bafite aho bahuriye cyane n'iyo jenoside yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda, kuko harimo n'abashinjwa kuko barayigizemo uruhare no kuba bagicumbikiye cyangwa se bakibitse abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko kubashyikiriza ubutabera bikaba byaranze cyangwa se byarananiranye. Reka tukiri kuri aya makuru avugwa mu karere twerekeza ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kinshasa iracyakomeza kubabazwa n'ubwisanzure imibereho myiza y'abantu batuye ku butaka bwa Goma cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abayisilamu bo muri Kongo bifatanyije n'abagenzi babo bo mu Rwanda rwose mu masengesho ya Eid al-Fitr. Rero bamwe mu bo mu muryango w'abayisilamu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma rwose bifatanyije n'abagenzi babo bo mu Rwanda n'abandi banyamahanga batandukanye mu masengesho ya Eid al-Fitr yabereye kuri stade Umuganda aha ni mu karere ka Rubavu. Rero imamu cyangwa se w'umuryango w'abayisilamu mu ntara y'Iburengerazuba Sheikh Yakaremye Ahmadi mu butumwa yahaye abitabiriye iyi
iri sengesho yabasabye kuzirikana ibihe u Rwanda rugiye cyangwa se rugiye kujyamwo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Abasaba rero kuzakomeza gukora ibikorwa bifasha abayirokotse. Ati tugiye kwinjira mu bihe rwose cyangwa se bitorohera benshi byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Rero tuzakomeza rwose kurangwa n'imico myiza, rero dutozwa n'idini ryacu yo gufasha abayirokotse batishoboye ndetse no kubabanira neza cyane, dukomeza rero kubereka ko turi kumwe nabo ibihe byose. Yavuze yuko muri iri sengesho banaboneyeho kwibutsa kwibutsa abayoboke b'idini kuzitabira gahunda zose leta izashyiraho muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Kuri stade Umuganda habereye iri sengesho hari hateraniye abantu benshi cyane biganjemo abanyarwanda n'abanyamahanga, ari naho Sheikh Yakaremye yaboneye kubakangurira nabo kuzagira uruhare mu bikorwa u Rwanda rugiye kwinjiramo byo kwibuka. Haji Ramadani Maguru, umuturage wo muri aka karere ka Rubavu, avuga yuko rwose yanejejwe n'ubutumwa bwa imamu kuko kuva mu 1994 nk'abanyarwanda umuco ari umwe wo kwifatanya mu gihe cyo kwibuka. Bamwe mu bayisilamu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baganiriye n'igitangazamakuru cy'igihe bagaragaje ibyishimo byo kwizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr hamwe n'abaturanyi babo b'abanyarwanda i Rubavu. Witwa Juma Kabemba utuye mu mujyi wa Goma yakomeje ati ndishimye cyane kuba anabashije kwifatanya n'abandi bayisilamu hano, kandi ndashimira uburyo twakiriwe rwose cyangwa se batwakiriye. Cyangwa se u Rwanda ni igihugu cy'amahoro kandi natwe twasenze rwose mu mahoro. Ahari amahoro byose biba ari byiza cyane, natwe muri Kongo turifuza amahoro. Akomeza avuga yuko mu bindi byamushimishije ari inyigisho bahawe yo gusaba buri umwe rwose gukunda igihugu cye kuko kugikunda bibaha no gukundana ubwabo. Ati kandi twongeye kwishimira kuba twabashije guterana nyuma y'imyaka myinshi bidashoboka kubw'ubutegetsi bw'umugabo Tshisekedi Chilombo wari umaze igihe atujujubya cyangwa se ubutegetsi bwe bwarakomeje kwigira akaraha kajyake. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kubera ibikorwa by'indashyikirwa bigaragaza yuko ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo M23 ngo bufite itandukaniro rikomeye ugereranyije n'ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo. Kuri iyi nshuro ngo ntawe ushobora kugenda utorangura imirambo cyangwa se uca hejuru y'imirambo. Abagore batewe ibyuma, abafashwe ku ngufu bya hato na hato, abashikujwe cyangwa se bagiye bamburwa bikoresho byabo cyangwa n'abagiye bamburwa ubwo bari mu bucuruzi. Ngo rwose ni mu gihe gito cyane M23 ifashe umujyi wa Goma, ngo ubuzima bwaho burasa nkaho bwatangiye kugaragara n'ubuzima burimo amahoro. Yewe hari n'abatangiye kugereranya umujyi wa Goma ngo na Kigali cyangwa se Rubavu. Ibi ngibi bivuga bagendeye ku mucyo cyangwa se kubijyanye n'umutekano ubarizwa kuri buriya butaka. Ariko kandi ibi ngibi byose ngo ntabwo biri gushimisha Kinshasa na gato. Ni Kinshasa ngo iri gukomeza gushaka uburyo yateza akaduruvayo n'umutekano muke kuri buno butaka bwa Goma, ngo kubera yuko uko bakomeza kugenda bagaragaza yuko hari umutekano byose ngo bigenda bituma ubutegetsi bwa Kinshasa babutakariza icyizere. Ibi rero nibyo bikomeza kuzamura agahinda ka Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nama zibahuza umunsi ku wundi bakomeza kuvuga yuko ngo bakiri kwisuganya no gushaka ubutabazi hirya no hino bwo kongera guteza akaduruvayo hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese abaturage ba Kongo bazabireka kuri iyi nshuro bibi? Ese bazareka kwifatanya na M23 muri iyi nzira nziza yatangiye yo kurinda ubutaka bwa kino gihugu, cyangwa se bazagira uruhare rukomeye mu kwicungira ubutaka bwabo? Turakomeza kubikurikiranira hafi turebe aho byerekeza, kandi mu makuru yacu ya mbere turabararikira kuri buze gukurikirana ikiganiro ku isesengura makuru turaza kwinjiramwo umukanya. Ni ikiganiro cyaza kuba gikubiyemwo ingingo nyinshi cyane mumaze iminsi mutumva hirya no hino. Hari abari kwibaza kuba ngo Alliance Fleuve Congo M23 yararitse SADC ngo itahane intwaro cyangwa se imbunda, ngo ari ikibazo gikomeye cyane ku buryo rwose ngo bishobora kuzateza akaga kuri M23. Mu isesengura makuru ryacu rero turaza kubigarukaho. Ese cyaba ari ikibazo gikomeye ku buryo M23
M23 baba bararushije kureba kure bakaba batahana imbunda wenda bafite undi mugambi mubi. Rero hari icyo abahanga mu bijyanye no gucungira hafi ibibera mu karere k'ibiyaga bigari batangiye kugenda bayikomozaho. Nibyo rero turaza kuza tugaruka mu isesengura makuru ryacu rya kino gitondo, ndetse hari n'abakomeje kwibaza batese se Barundi araza gucyura abasirikari be cyangwa ntabwo araza kubikora. Ubwo nabyo turaza kugenda tubigarukaho, na cyane yuko Uburundi nabwo ngo bwose bwiyemeje kujya mu murongo w'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo Kinshasa yari maze imyaka 3 irimo, ubu ngo n'Abarundi biyemeje kubijyamo, aho nabonye rwose binababaje n'abaturage b'Abarundi bari imbere y'umukuru w'igihugu bashinja u Rwanda, ubujura bukorwa mu Burundi barabushinja u Rwanda, fraude zikorwa i Burundi zose barazigereka ku Rwanda. Mbese abantu bumiwe bagira bati twajyaga dutekereza yuko ikibazo wenda gifite ubutegetsi, atari ko n'abaturage nta wamenye ibiri kugenda basatira. Ubwo turaza kubyinjiramo turebe uko bihagaze. Mukomeze kubana natwe rero, ubwo naha mukanya muhahe murongo.